kuwa kabiri ukwezi kwa mbere itariki 27/2026. Uyu ni umunsi wa 27 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Guhamagaye umuhamagaro ukomeye kandi uzabera benshi umuyoboro w'agakiza. Amen. Ibyakozwe n'intumwa 26:16 kugeza ku 18. Ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye kugira umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana, ngukize ab'ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima baje mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani baje ku Mana, bahereko bababarirwe ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Amen. Umva mwene data, umuhamagaro wawe ni umuhamagaro ukomeye, uzabarira benshi umuyoboro w'agakiza. Imana yaguhamagaye ntiyibeshye, yaguhamagaye itarobanuye ku butoni, yaguhamagaye itareba igitsina, yaguhamagaye itareba umuryango ukomokamo, yaguhamagaye itareba igihugu uvamo, yaguhamagaye itareba uriwe, yaguhamagaye umuhamagaro ukomeye. Guhamagaye umuhamagaro ukomeye kandi uzabera benshi umuyoboro w'agakiza, kuko yahamagaye Paulo, niko nawe ugiye kubikora mu izina rya Yesu. Amen.